Muhawe ikaze nanone kuri channel yacu, channel yanyu, channel ibagezaho ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, ibintu bijyanye no ku overcominga issues zose ziri related na telefone n'ibindi bibazo byose wibaza kuri telefone. Wowe icyo usabwa nuko wandika muri comment ikibazo ufite, ndazisubiza comment zo ndazisubiza kuko mba ndi active igihe cyose. Niyo mpamvu comment yose unyandikiye ndayisubiza, kandi ndeba kwifuza kwawe nkagukorera ibyo wansabye kuko muri abaterankunga bakomeye cyane. Duhari kubera mwebwe, dukora kubera mwebwe, niyo mpamvu mugomba kutubwira ibyo mwifuza ko twabagezaho. Hari ikibazo gikunze kugora abantu cyane. Icyo kibazo ni iki? Hari uburyo ushaka igitabo ukabura uko wakibona. Cyane cyane ndavuga ku banyeshuri, ndavuga ku barezi cyangwa se abarimu, cyane cyane ndibanda ku muntu wese ukora mu bintu byerekeranye no kwigisha ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Icyo kibazo ndaje ngo tugikemure. Icyo kibazo kijyanye no kubura ibitabo, ugasanga umuntu yashatse igitabo yarakibuze pe, yashatse igitabo yarakibuze, kumva bari gusaba ibitabo ati mutubabarire muduhereze ibitabo ibi n'ibi. Icyo kibazo ndaje ngo ngikemure. No kuvuga ngo ikintu uraza gukora wowe nta kindi, ni kimwe gusa. Ugomba, ndabizi neza ko ino application ya Chrome nta telefone itabamo. Wowe ikintu ugiye gukora, uraza uyifungure. Wowe utarakora subscribe, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo uko twauploadinze video nshyashya yose ujye uba wa mbere mu kuyibona, utanga abandi kubona utuntu tw'ubwenge please. Nukuvuga ngo ikintu uraza gukora, wowe ikintu uri buze gukora, uraza muri ino search engine, yacu. Ikintu uri bwandikemo ni ikihe? Uraza kwandikamo ijambo REB space e-learning. Space also, then wandike e-learning birimo learning. Yego, learning. Then ukore iki? Ukore kuri search, uyikoreho, nurangiza utegereze. Uraza guhita ugera ahantu hameze hatya. Ikintu uraza gukora wowe, uraza kugera ahantu hameze gutya, urahita ukirika aha hantu, hano hantu, urahita ukirika kuri aka kantu aha ngaha, niho urahita ukirika. Hakirike, utegereze, wandike muri comment aho ubona ukora amakosa, wandike muri comment aho ubona utagenda tubikosore, wandike muri comment icyagufashije. Ibyo bidutera imbaraga zo gukomeza ndetse tubashakira ibintu by'ubwenge byinshi. Hano hakima gufunguka, ikintu uraza gukira dutatu, aza kudukoraho. Numara kudukoraho, wowe uri buze gutegereza gato. Urabona ko dufite home, tukagira courses, tukagira library. Ikintu uri buze gukora, uraza gukirika hano handitse courses please. Hari handitse courses, niho uri buze gukirika. Uyu munsi ngiye kuba downloadingira igitabo cyo muri P2
cya mathematics. Ikintu uri buze gukora ni ikihe? Wowe urasikororinga telefone yawe. Murabona ko hano hantu hari levels zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wigisha muri nursery, pre-primary, ushobora kuba wigisha muri primary cyangwa wiga, ushobora kuba wiga cyangwa wigisha muri ordinary level, ushobora kuba wiga cyangwa wigisha muri advanced level, ushobora kuba wiga cyangwa wigisha muri TTC inderabarezi, ushobora kuba wiga mu bintu bijyanye na nursing, ushobora kuba wiga muri accounting. Hari ibintu byinshi, urakomeza ugasikororinga ubona byinshi. Hari n'abantu bafite ikibazo cya syllabus, ugasanga umuntu yabuze syllabus y'isomo runaka, especially bikunze kubaho ku barezi. Aho hantu uri kubona ko hano dufite ikintu cyitwa syllabi and content distribution, tukagira na other resources, tukagira other student book to read, tukagira professional development, tukagira bya CPD continuous then development. Ibyo byose hano biba bihari. Hari n'ababuze za nyampinga, nazo ziba zihari. Ibintu byose ushaka hano biba bihari. Twebwe kubera ko twavuze ko tugiye gukorera sample kuri primary, ndaza ngirike hano kuri primary, makiriki. Nimara kuhakirika ndategereza birodinge. Nibimara kurodinga ikintu ndakora, ese nigisha P1, ese nigisha P2, ese nigisha P3, ese nigisha P4, P5, P6. Jewe navuze ko tugiye gukora sample ku gitabo cya mate cyo muri P3 primary 3. Ndaza ngirike hano kuri primary 3. Barahita bampereza urutonde rw'amasomo yigishwa cyangwa se yigwa muri primary P3. Dufite Kinyarwanda, dufite English, dufite mathematics, social study, social studies, tukagira set, tukagira creative. Murabona ko ibitabo byose birahari. Twe igitabo dushaka igitabo cya mathematics. Niyo purpose yacu. Turaza tukirike kuri mathematics. Please, niba ukunda ibikorwa byacu ku rukundo, ikintu turaza gukora, turaza ukanda, turahita tuza dukande muno guys, dukande ahangaha uri kubona. Turahakirika dutegereze, twandikire muri comment icyo twagufasha, nicyo tubereyeho. Twandikire muri comment icyo twagufasha. Urasikororinga. Murabona ko ibitabo byanjye nabigezeho. Hari ibitabo by'uburyo butandukanye, hari ibyo bakoreye update bishya. Wowe byose nushaka unabitware, nubona byagufasha byose wabitwara. Twebwe rero turaza kudownloadinga iki cyanditseho. Murabona ko hari mathematics ino SB ivuga student book, P3 mathematics TG, ino TG ivuga teacher guide. Murabona ko dushobora kudownloadinga igitabo cy'umunyeshuri cyangwa igitabo cya mwarimu. Turaza tukidownloadinge igitabo cy'umunyeshuri. Cyo gitabo gikirikaho. Wamara kugikirikaho urategereza gatoya. Numara gutegereza gatoya, ikintu urakora ni iki? Uraza kuri utu turongo dutatu turi hariya hejuru iburyo bwawe bwa telefone. Uraza ikintu uraza gukora, wowe uraza kudukirikaho guki. Uraza udukirikeho. Numara kudukirikaho uraza kuri aka kantu kanditseho aka kantu.
murabona ko cyamaze kuba saved already, cyabaye saved. Igitabo cyacu cyabaye saved buriya. Nari ngiye kubereka ko kiri kuba downloaded, kuko wowe ikintu uraza gukora, uraza hano kuri downloads, numara kuhaza uhakirike. Numara kuhakirika urasangamo cya gitabo cyitwa P3 Math Student Book. Already cyamaze kuba downloaded. Ubu dushaka twagifungura, ubwo byagize ute, byarangiye, byabaye igitabo cyacu turakibonye. Nawe ushobora kuba uri umunyeshuri cyangwa se uri umurezi, ariko warabuze ibitabo, warabuze teachers guide, warabuze student book cyangwa se pupils book. Ibyo byose warabibuze. Ibi bintu byose weretse byagufasha gukemura icyo kibazo. Niba iyi video igufashije, kora share, ukore like, uduhereze comment y'ikindi kintu twagufasha. Turahari ngo tugufashe. Tuzasubire muri video y'ubutaha. Mwakoze kureba iyi video mukayirangiza.